بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوتي bavandimwe Islam ndetse n'abandi batari abayisilamu, mbere ya byose turashimira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we ucyongeye kudutiza ubuzima, amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, nanone ndakomeza kwibutsa babandi batarakanda subscribe ko bakwihutira gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo inyigisho nziza nk'izi ngizi utakura ahandi zijye zibageraho gatanu kuri gatanu. Channel yacu intego yayo nta yindi ni ukwigishanya no kwibukiranya inyigisho zigiye zitandukanye. Hano muzazibona ahangaha, uko Allah azagera dushoboza tuzajya tugerageza uko natwe dushoboye mu bumenyi Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye, natwe tuzajya tugerageza gusangira n'abakunzi bacu bakurikira channel yacu, bafata umwanya wabo bakakurikira inyigisho zacu. Tunakomeza none kubashimira byimazeyo mu by'ukuri ubufatanye bwanyu mudasiba kutwereka umunsi ku munsi. Bikira bavandimwe, uyu munsi sasa bwana nifuje ko twajya hanze gatoya y'ubuzima bwa mwene Adamu, tukinjira mu ndisi Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, ibindi biremwa bitari abantu, ariyo isi y'amajini. Uyu munsi ndagerageza kuvugaho gatoya ku bijyanye n'amajini. Ushobora kuba wibaza cyangwa se ushobora kuba wumva amajini ukagira ubwoba, ariko icyo ndakubwira nuko amajini ni ibiremwa nkawe, ni ibiremwa bisanzwe, usibye ko hari itandukaniro ritoya, hari itandukaniro ritoya mu buryo Allah subhanahu wa ta'ala yaremyemo ndetse n'imibereho yayo ugereranyije natwe abantu. Ndetse ndagenda nibaza ibibazo nanisubize, ariko nawe ushobora kuza kumva ukaza kugira ikibazo nyuma, ariko ushobora kunyandikira muri comment hariya ukambaza ikibazo icyo ari cyo cyose ku bushobozi bwa Allah. Twagereza gusangira ibitekerezo ndetse n'urwibutso, tukibukiranya hamwe namwe nk'abakunzi bacu. Ikibazo cya mbere ushobora kwibaza uti ese amajini ni iki? Bavandimwe, amajini kwanza ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimvuga ngo ni ibiremwa bya Allah, Allah afite ibiremwa byinshi, Allah afite ibiremwa byinshi, ariko amajini ni bimwe mu biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Sasa Allah afite ibiremwa byinshi, hari ibiremwa Allah yaremye bihumeka n'ibidahumeka. Muri ibyo biremwa bihumeka harimo abantu, abamarayika, harimo ayo majini, harimo ibiti, byose ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero nk'inzu ntabwo twavuga ko ari ikiremwa cya Allah, kuko Allah inzu yakozwe n'umuntu, imodoka yakozwe n'umuntu, ariko mu biremwa bidahumeka byaremwe na Allah harimo imisozi n'ibindi. Sasa amajini Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yaremye kwanza abamarayika. Allah arema ibiti, arema inyanja zigiye zitandukanye, Allah arema amafi, arema inyoni, arema amatungo agiye atandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala arema n'amajini. Hanyuma ayo majini yabaye muri iyi si, niyo yabanje gutura muri iyi si bwa mbere, ndetse ushobora gusanga aho ngaho utuye wenda amajini yarahatuye mbere, ndetse n'iyo nzu utuyemo ushobora gusanga hari amajini yahoze aturiye muri iyo nzu yawe utuyemo. Sasa amajini yabayeho igihe kirekire, ndetse abaho ubuzima bwiza, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala intego ye yo kuyarema nta yindi yari kugira ngo gusa Allah yahaye isezerano rimwe ry'uko amajini agomba kumugaragira. Mu myemerere ya Kisilamu amajini
kwanza nivuga ngo Allah yaremeye kugira ngo amugaragire. Ibi ngibi tubisanga muri Qur'ani mu sura yitwa Suratul Zariyat kuri ni sura 51 ndumva kuri aya 56, aho Allah agira ati nta kindi naremeye amajini n'abantu uretse kugira ngo bangaragire. Sabana ibada Allah yategetse, ndetse mu myemerere ya Islam ibada igabanyijemo ibice bigiye bitandukanye. Ntago kuva mu rugo ngo ujye gusari ku musigiti, ngo ujye ku rusengero, ntago ari byo bisobanuye ibada. La ibada, ubundi ibada ni uguha ukuri ikiremwa cya Allah subhanahu wa ta'ala, ukagiha ukuri kwacyo. Urugero, uri kugenda mu muhanda noneho ubonye wenda inyamaswa runaka cyangwa se itungo, ukavuga uti iri tungo ndamuka ndirekeye hano bashobora kuza kurigonga, ukahita ujyambutsa umuhanda. Iyo ni ibada. Iyo ni ibada kabisa. Ukabona ibuye mu nzira, ukabona amaho, ukavuga ati hano hanyura ibinyabiziga. Imodoka ishobora kuza hano cyangwa se moto cyangwa igare ikaba yasitara kuri rino buye, abantu bariho bagakora impanuka bagapfa, ukayikura mu nzira. Iyo nayo ni ibada. Zose ni ibada. Sasa hari n'izindi ibada, urugero nko gusari, gufunga ukwezi kwa Ramadhani, ndetse no gukora ibindi bigiye bitandukanye. Sasa bana amajini nkuko twabibonye, Allah yategetse kugira ngo yazanye muri isi kugira ngo amugaragire. Amajini yabayeho neza, abaho ubuzima burebure, ariko amajini yagezeho atandukira amategeko ya Allah, ndetse yabikoze nta kindi yabikoreye usibye kugira ngo ashimishe nafsi zayo, yani yishimishe, yinezeze nkuko natwe mubona abantu tumeze. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ntago byamushimishije, kuko amajini yagezeho arengera amategeko ya Allah, atangiye gukora ubwangizi, yezuza ubugangizi muri iyi si. Allah subhanahu wa ta'ala ararakara. Tugendeye ku magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yatubwiye ati Allah subhanahu wa ta'ala fa arsala Allahu junudan minal malaika, Allah yohereje ingabo z'abamarayika, fataraduhum wa qataluhum ila jazaa'il al-bihar. Allah yohereje ingabo z'abamarayika, ziraza zikora surprise, zikorera amajini surprise ya adhabu, zirayica, ayandi arahunga. Amajini yarahunze, ayandi menshi yarapfuye. Ndetse haje gusohoka itegeko rivuga ngo amajini ntago yemewe kongera gutura muri iyi si, ndetse bishyirwaho yuko ari kirazira ko amajini yakomeza kubaho mu matsinda, akongera akabaho mu miryango nkuko abantu tubayeho mu turere, tukabaho mu ntara, tukabaho mu gutyo. Mbere n'amajini konko yarameze niko yaratuye, ariko kuva icyo gihe hasohotse itegeko rivuga yuko amajini atemewe kubaho mu matsinda cyangwa se ngo abeho mu dutsiko. Nuko nguko. Sasa bavandimwe, amajini amaze guhunga, ayahunze amenshi muri yo, iyo jihad y'abamarayika yatwaye ubuzima, ayandi yahungiye ahantu hatatu. Na n'uyu munsi niho amajini atuye. Ushobora kwibaza noneho ikibazo cya kabiri nshobora kwibaza nanjye nkahita nisubiza, none se amajini ahunga muri iyi si yahungiye he? Ahantu hatatu amajini yahungiye. Ahambere, amajini yahungiye mu mazi, mu nyanja, ndetse hadithi n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itwereka yuko Ibilisi mukuru afite intebe y'icyubahiro ku mazi, munsi y'inyanja, aho bita ikuzimu. Niyo bavuga ngo ikuzimu, ni ukuvuga ngo ni munsi y'inyanja niho hari umujyi mukuru w'amajini. Ayandi ahungira mu misozi, ahantu hari ubuvumo butandukanye mu misozi. Ayandi ahungira mu mashyamba, ahantu hari ibiti birebire. Uzabana amajini agabanije mu bice bibiri. Nimvuga ibice bibiri, ni kuvuga ngo
ni sifa y'amajini. Urugero twega abantu dushobora kuba dutuye ahantu hatandukanye muri iyi si, dutuye mu bigo bigiye bitandukanye, ariko twese dufite sifa zacu. Hari umuntu ushobora kujya yibaza, usanga umuntu ari kwibaza ikibazo, none se hari irihe tandukaniro riri hagati y'amajini, amashitani, ibilisi, imyuka mibi? Byose ni amajini. Zaza ahantu bitandukanira gusa bana ni sifa zabyo. Jini ishobora gufata isifa cyangwa se ibisingizo runaka bitewe n'imyitwarire. Ni nkuko nawe waba umeze, nkuko waba ufite umuvandimwe wawe yagiye mu gisirikare cyangwa se yize ubuganga, uyu munsi akaba yitwa Dr. ariko ntabwo ari ryo zina rye, afite izina rye bwite ariko yitwa Dr. Zaza n'amajini nuko nkuko bimeze bavandimwe. Ni ukuvuga ngo aya majini afata izina bitewe n'isifa zayo. Jini azaguma ari jini, ariko iyo ijini imaze kuba inyabyaha ikarengera amategeko ya Allah, cyo gihe rifata izina rya shayitani. Niyo mpamvu uriya yiswe ibilisi. Ibilisi impamvu yiswe kuriya ni ukubera yuko nawe yari ibilisi cyangwa se yari shayitani warengeye cyangwa se wakoze ibyaha akigomeka ku mategeko ya Allah. Nta nubwo ari ibilisi, nta nubwo ari jini rikuru kurusha andi majini yose. Ahubwo nuko ari we wakoze wigometse cyane kurusha andi majini yose, ndetse ni nawe wasezeranije Allah subhanahu wa ta'ala yuko azoreka ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera, akagiza kicarisha mu muriro wa Jahannam. Sasa bavandimwe, amajini agabanijemo ibice bibiri. Igice cya mbere hari amajini meza ndetse akaba n'amajini mabi. Nguvuga ngo bavandimwe, nyuma yuko Allah subhanahu wa ta'ala amaze guhana amajini bitewe no kumwigomekaho, amajini yakomeje kubaho, ndetse yose muri rusange nta na rimwe rivuyemo, yakomeje kuba amajini y'amanyabyaha ndetse y'amangizi. Yakomeje imico yayo yarafite kuva nyuma y'ibyo bihano yabashije kurokoka, yakomeje kuba abanyabyaha. Sasa uko imyaka yagendaga yigira imbere, amajini yagezeho atandukanamo mu bice bibiri, ndetse ibyo ngibyo byaje kuba mu gihe cy'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abayisilamu basoma Qur'ani hano baraza kunyumva cyangwa se baraza kunsobanukirwa, kuko muri Qur'ani hari isura yitwa suratul jinni. Iyi sura ivuga ku bijyanye n'ubuzima bw'amajini, ndetse bavandimwe aya majini yagezeho yumva Qur'ani, amaze kumva amagambo ya Qur'ani asubira mu majini bene wabo, asubira kwa ibilisi, aramubwira ati bana twebwe tumaze kwemera ndetse twemeye Allah subhanahu wa ta'ala, twumvishije amagambo meza, amagambo yamanutse nyuma y'intumwa y'Imana, ibitabo byamanutse nyuma, ibitabo byamanutse bya Musa, ndetse n'andi magambo meza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse bavandimwe ibyo ngibyo byabayeho bitewe n'akazi ibilisi yahaye amajini. Ni kuvuga ngo abayisilamu basoma Qur'ani ibi bintu barabizi neza. Allah subhanahu wa ta'ala, ni inkuru ndende ariko ndagereza kuyivuga muri make. Allah subhanahu wa ta'ala agiye kumanura Qur'ani, hari ahantu hitwaga maqa'ida lis-sam'. Aha hantu ni ahantu amajini yajyaga ajya cyangwa se yajyaga ajya kumviriza amwe mu mabanga ya Allah subhanahu wa ta'ala, amwe mu mabanga arimo kuvugirwa mu ijuru. Sasa aya majini yajyaga kumviriza ayo mabanga, yarangiza aya majini yajyaga ajya kumviriza ibiri kuvugirwa mu ijuru, yarangiza akaza agatunganya gahunda zayo, cyangwa se akaza akabwira abantu ibyavuzwe cyangwa se ibyo yumvishije amwe mu mabanga Allah subhanahu wa ta'ala yahishuriraga abamarayika hano ku isi. Sasa abana Allah subhanahu wa ta'ala ajya kumanura Qur'ani, aho hantu yarahafunze. Amaze kuhafunga, sa ibilisi kubera ko ari umunyabwenge,
ndavuga aya magambo kuko Ibilisi impamvu ari umunyabwenge nuko abantu uko bameze kose nta kiremwa muntu gishobora kurusha Ibilisi ubwenge. Wenda nzagerageza umunsi umwe ntegura isomo igaragaza ubuhambare bwa Ibilisi mbere yuko Allah amuvuma, ubushobozi ndetse n'urwego yari afite mu ijuru. Nibwo uzitamenya, uzahita uvuga uti kumbe njyewe ntacyo ndicyo imbere ya Ibilisi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala agiye kumanura Qur'ani, aho hantu hari hafunze, aho abantu amajini ajyaga kumviriza ibiri kuvugirwa mu ijuru. Amaze kubafunga, Ibilisi biramutangaza cyane, aribaza ati none se ni iki cyabaye? Yahise amenya ko byanze bikunze hari ikintu kigiye kubaho. Wenda Allah subhanahu wa ta'ala hari icyo amanuye agiye kumanura ku isi, urugero nk'ibihano runaka, adhabu, cyangwa se ni rahma, ni impuhwe Allah subhanahu wa ta'ala agiye kumanura ku isi, kuko ntabwo bisanzwe kuba Allah yafunga aho amajini yajyaga ajya kwiba cyangwa se kumviriza amwe mu mabanga yo mu ijuru. Ibilisi yaramutunguye cyane, atuma amakundi atatu y'amajini. Ikundi rimwe yaritumye mu mazi, arabwira ati mugende munshakire mundebere mu mazi yose ku isi nimba nta kintu Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye. Irindi kundi rya kabiri arituma mu kirere, rigende rizenguruka ikirere cyose rebe nimba nta kintu Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute yamanuye. Irindi kundi Ibilisi yaritumye ku isi, rize rishakishe, hanyuma yose aze amuhe report, amuhe amakuru y'ibyo yabonye cyangwa se ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye cyangwa se agiye kumanura. Sasa aya makundi yose iryagiye mu mazi ntacyo ryabonye, ikundi ryagiye mu kirere naryo nta kintu ryabonye. Noneho ikundi ryagiye ku isi, ryatembereye ku butaka, ryagiye gushakisha ku butaka, niryo ryasanze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ari gusoma Qur'ani. Arangije majini arayumviriza, amaze kumviriza yumva amagambo ya Qur'ani, arangije asubira inyuma kwa Ibilisi, aramubwira ati bwana twebwe twumvishije amagambo yamanutse nyuma y'intumwa y'Imana Musa, ayo magambo yuzuyemo ukuri ndetse n'umuyoboro. Arangije avuga ati twebwe twemeye Imana imwe kandi tubaye n'abayisilamu. Aya niyo magambo yazaniye kwa Ibilisi. Sasa bavandimwe, amajini ashobora gukoreshwa na bene Adamu, ariko kuri sifa imwe yo kuba umuntu afite ilmu yo kuyakoresha. Ndetse ayo majini ashobora gukoreshwa mu byiza ndetse no mu bibi. Ndetse amajini bavandimwe afite uburyo ayoboramo, ariyobora ubwayo, ndetse ikiza cyayo yiyobora mu buryo bwa gisirikare, ndetse afite n'uburyo ayobora iyi si yacu. Urugero, hari amajini agiye atandukanye afite ubushobozi bwo kuba yateza icyo bita umutingito ku isi. Hari amajini afite ubushobozi bwo kumenya icyo ari cyo cyose, amabanga ariyo yose ahishe muri iyi si, amabanga yose biri kujya mbere muri iyi si, hari amajini afite ubwo bushobozi. Hari amajini afite ubushobozi bwo kuba yavumbura ahantu hari amabuye y'agaciro aho ariho hose mu butaka. Amajini nk'ayo ngayo arahari. Ndetse bavandimwe, hari amajini ashinzwe ibijyanye n'ikirere, ashobora no kugwisha imvura y'amabuye. Hari amajini ashobora kuba yateza imyuzure n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse ashobora guteza icyo ari cyo cyose kuri iyi si mu gihe abishakiye. Ubwo n'ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala yahaye amajini, ashobora guteza ibyago ibyo ari byo byose ku isi mu gihe abishakiye. Ndetse imyuzure myinshi muzajya mubona, amato akaburirwa irengero, imyuzure nyinshi ndetse n'impanuka nyinshi zigiye zitandukanye ziterwa n'amajini. Ntabwo mvuze ko Allah subhanahu wa ta'ala afite ubushobozi bwo kubikora, ariko Allah ntabwo afite
taratibu yo kwangiza ndetse no guhana abagaragu be muri ubwo buryo. Ariko ibyo byinshi bikorwa n'amajini. Twebwe tukibwira yuko hari ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoze, ariko ni amajini aba yagize gute, aba yabikoze. Bavandimwe, ikindi, amajini ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Urugero twatanga ni nk'urugero rw'Imana Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ubushobozi bwo gukoresha amajini. Allah yamuhaye ubwami, amuha ubwenge, amuha umutungo, amuha na hikima yo kubikoresha. Ndetse Nabi Sulaiman yari afite abasirikare b'ibyiciro bitatu. Yari afite abasirikare bw'inyoni y'ibiguruka, afite abasirikare mu bantu, ndetse yari afite n'abasirikare b'amajini. Inyoni icyo zamufashaga ni igihe yabaga agiye gukora urugendo, kuko turabizi Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ubushobozi, yategekaga umuyaga ukamujyana aho ashaka hariho hose. Sasa iyo yabaga akoze urugendo, inyoni icyo zakoraga zahitaga zijya hejuru zikihuza hamwe zikamutwikira kugira ngo izuba ritamwica mu gihe akoze urugendo. Hanyuma amajini nayo yakoreshwaga mu gukora ibyombo, cyangwa se urugero nk'amasorori manini cyane atemurwa. Ayangaya ashobora kuba yakoreshwa, ashobora kuba yakorwa n'amajini mu bushobozi Allah yahaye budafitwe n'abantu. Ndetse yakoreshwaga mu buryo bwo gukora ibintu, cyangwa se mu gukora akazi gakeneye kuzana ibisubizo byihuta cyane, nko kuba yazana ikintu mu gihe cy'umunota umwe gusa. Aka niko kazi gakoreshwaga n'amajini Sulaiman yakoreshaga. Hanyuma n'abantu nabo bagakoreshwa, bakoraga akazi kajyanye n'abantu, cyangwa se n'iterambere ry'abantu muri rusange. Sasa abavandimwe, ahangaha ikintu navuga nuko amajini bana ntago tuyabona, ntabwo amajini agira gute agaragara. Impamvu mvuze ako gace nuko amajini kuva na mbere yaragaragaraga, abantu babashaka kuba bayabona live gutya n'amaso yabo. Ariko intumwa y'Imana Sulaiman, bitewe nuko Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ubushobozi bwo kuyayobora ndetse no kuyategeka, intumwa y'Imana Sulaiman amaze gupfa, amajini yasabye Allah subhanahu wa ta'ala ko atagaragarira ikiremwa muntu, cyangwa se ibindi biremwa n'ibikazajya biyabona n'amaso yabyo Allah subhanahu wa ta'ala yahaye. Kuvugwa ngubwo abantu ntago bongeye kubona amajini n'amaso yabo, ariko ku bantu bazi kuyakoresha cyangwa se kuyahamagara, umuntu afite ilmu ye ashobora kuyabona mu buryo bugiye butandukanye. Sasa abavandimwe, reka dusoreze ku kintu cyitwa kuvuga ikintu kivuga ngo impamvu no kubera iki amajini yinjira mu mibiri y'abantu. Kwanza icyo ugomba kumenya nuko abavandimwe, amajini ni ibiremwa Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubushobozi buhambaye cyane. Ijini rifite ubushobozi bwo kuba ryakwigira akaremwa gato cyane, ndetse ijini rifite ubushobozi bwo kuba ryakwigira ikiremwa kinini cyane, ikaba ryaruta na etaje. Ijini rifite ubushobozi bwo kuba ryakwinjira mu mubiri w'umuntu, rikajya aho rishaka hose, rikicara aho rishaka, rikaba ryatembera mu mutsi w'amaraso yawe nk'uko amaraso atembera mu mutsi wawe. Ayo yose nubwo bwose ni ubushobozi, ndetse n'ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala yahaye amajini. Sasa hari impamvu zituma amajini yinjira mu mibiri y'abantu. Impamvu ya mbere ni ugukundwa n'ijini. Ibi ngibi birareba cyane cyane bashiki bacu bakunda kugenda mu mihanda bambaye ubusa, batisitiye, batambaye sharia, basanga umuntu yagiye yambaye imyambaro igaragaza ubwambure bwe. Sasa amajini akunda nk'uko abantu natwe dukunda. Amajini agira amarangamutima. Mu biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, Allah yaremye abamarayika abaha ubwenge gusa. Ni ukuvuga ngo abamarayika bo nta byaha bajya bakora, kuko Allah yabahaye ubwenge gusa, ntabwo Allah yabahaye amarangamutima. Ariko abantu n'amajini, twebwe Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye ibintu bibiri. Allah yaduhaye ubwenge, aduha n'amarangamutima no kwifuza. Nana ibindi biremwa Allah yaremye ni inyamaswa.
inyamaswa zo Allah nta bwenge yazihaye, Allah yazihaye gusa amarangamutima. Niyo mpamvu ushobora kubona uyu munsi inyamaswa amatungo uko ameze arurirana, ntabwo avuga ngo uyu nguyu ni mama wanjye. ashobora kuba ari ryo iri tungo ari ryo ryabyaye iringiri, ariko iringiri rikaryurira kandi ari nyina. Ibyo ni uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye amatungo. Ntabwo Allah yahaye ubwenge, ahubwo yahaye amarangamutima gusa. Sasa abantu n'amajini twege Allah yaduhaye ibintu bibiri, ubwenge aduha n'amarangamutima. Sasa amajini afite ubushobozi bwo kuba yakwifuza nk'uko abantu natwe twifuzanya hagati yacu. Niyo mpamvu rero usanga abantu benshi, bashiki bacu benshi binjirwamo n'amajini, impamvu ibara biteye akenshi ni ukuguma kwicara biyambitse ubusa, bakajya mu mihanda bambaye ubusa, bakajya mu mihanda bambaye mu buryo bugaragaza ubwambure bwabo. Ikibazo amajini ntabwo tuyabonesha amaso yacu, ariko iyo bari kutureba, iyo akubonye rero arakwifuza, ndetse yakwifuje icyo akora nta kindi, aragukunda ndetse akaba yakugira umugore waryo. Ndetse ikindi bavandimwe, hari amajini yitwa ashiq. Aya ngaya ni amajini tuba nayo mu mazu yacu. Amazu yose aya majini abamo. Aya majini bana yigana abantu ibyo bakora byose mu ngo. Uvuga ngo nimba muri abantu beza, aya majini nayo aba meza. Nimba muri abantu babi, aya nayo aba mabi. Aya ngaya usanga akenshi tunasharinga ibintu byose. Imyambaro yanyu murayambarana, ibyo kurya murasangira, no mu buriri muraryamana byose. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije dua zitandukanye. Nujya kwambara umwambaro usome dua, nujya gukora umwambaro usome dua, nujya kurya usome dua, nubyuka usome dua, nujya kuryama usome dua. Sasa hari n'igihe paka impamvu nababwiye ngo dusharinga ibintu byose. Wowe mugabo, nimba ufite umugore wawe mujya gukora igikorwa cy'abashakanye, sasa ukinjirira umugore wawe utasomye dua, hano ikintu kiba nuko iryo jini ryo ribanza ku mugore wawe mbere yuko utangira icyo gikorwa. Sasa hano niyo usanga mubyaye umwana, ugasanga umwana afite imico mibi, mpaka wowe mubyeyi ukajya wanga umwana wawe, ukavuga ati ariko umwana ni shitani. Sasa iryo ntabwo ari ikosa ry'umwana, ikosa ni iryanyu mwebwe mwakoze icyo kintu, kubera yuko mwinjiriranye mutasomye dua. Ubwo ibisi niba banje, bityo umwana yavuyemo ari umwana ufite inkomoko ebyiri. Ari umwana w'umuntu ndetse agafite n'inkomoko y'iki cyangwa se kamere y'amajini ya kishitani. Bavandimwe rero, iyo ni impamvu ya mbere ituma amajini yinjira mu bantu, ni ukuba abantu bakunda kugenda biyambika ubusa cyangwa se ntibikwize, bigatuma amajini agira gute abifuza, akabajyamo mu buryo kugira gute bwo kugira ngo ajye yinezezanya nabo, cyangwa se ajye abonana nabo mu buryo butandukanye, mu buryo bwo kugira ngo yinezeze. Impamvu ya kabiri amajini yinjira mu bantu none ni kuryiyenzaho. Sasa ushobora kwibaza, ushobora kuryiyenzaho gute kandi utaribona? Amajini bavandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko amajini yirya amagufwa. Sasa wowe ushobora kujya mu kimoteri ujye kumena amazi, ukamena amazi ukaremena amazi wenda riri kwirira igufwa. Reka kuvuga amajini, reka wowe ubwawe, wowe wicaye ahantu ukajya kubona umuntu araje akumenyeho ibizi birimo amara y'inkoko. Sasa impamvu niyo ngiyo, ukaremena amazi rikakureba rikagushakira target yo kugira gute yo kukwinjira mu buryo kugira ngo ryihorere. Impamvu yindi nanone nuko no gutumirwa ijini n'abarozi. Abarozi iyo bajya kuroga umuntu mbere ko bamushyiramo uburozi, 90% bakoresha amajini. Niyo afite ubushobozi bwo kuba yaza akinjiza mu burozi mu mubiri w'umuntu kugira ngo akomeze agire gute abeho mu buzima bubi, abayeho nabi muri ubuzima kandi ku isi. Impamvu ya nyuma bavandimwe ni ugukunda gukora ibyaha. Iyo umuntu akunda gukora ibyaha rero bavandimwe, amajini yamubonye aramwishimira, avuga ati uyu nguyu turabona banameze nkatwe, uyu ashobora kuba ari mugenzi wacu, uyu nguyu ni inshuti yacu, reka tubane nawe, turabona imico yacu n'imico ye bijyana. Icyo bavandimwe, ndumva twasoreza aha ngaha. Iyi ni incamake ku bijyanye n'ubuzima bw'amajini.
inshallah nzategura indi clip ya kabiri nanone tureba noneho amwe mu moko y'amajini mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse bavandimwe ndumva nkomeza kubashimira none bavandimwe gukomeza kugaragaza kutwereka yuko turi kumwe, ndetse no gukurikira ibiganiro byacu. Turabasaba mu by'ukuri ko mukomeza kutuba hafi.